arabashe impamvu abagore babikundira no kubera muzi no gutera imitoma. Hari ikindi kigabo abadatera imitoma se ni bande? Nibwo ntimuyitera. Aya kano numva se akazera. Ubundi cyane nk'ukuntu muvuga ngo abasilamu ngo barongora abagore benshi. Baba babeshyera. None abakirisitu so bo ntibabarongora. Nyine baba babeshyera. Ngira ati baba babeshyera. Dore ikintu mwebwe ni kwa kundi utunge umuntu urutoki nawe zigazigura zigushinja. Mwabuze niwe musilamu yenda niyo yashobora no kubarongora ku mugaragaro. Ariko mwebwe mugenda mwihisha. Inzira warahuyemo na mbere ntabwo uba ushaka kunyanga uzongera uhure nayo bwa kabiri. Niba warahuye n'ibintu bibi ugomba gushaka ibyiza noneho imbere. Urushako rwa mbere rwabaye rubize. Rwambaye rero. Mbwira nk'utuntu tubiri umugore yagukoreye ukumva biranze. Ni ukuguca inyuma. Uramufata se? Cyane. Mbwira nk'ukuntu nyine byagenze ku buryo cyangwa nawe wagendeye ku magambo y'abantu. Oya. Ibintu urabanza ukareba abantu bakakubwira ukabyumva nawe ukagukoresha nawe ukabyibonera imbona nkubona. Waranetse ubona neza n'abaturage nyine ukabyereka n'abantu. Urabibereka se cyane bo ahubwo babikubwiraga? Amaradiyo y'ubu ngubu usigaye wumvisha ibintu asigaye yigisha. Twose bashyiramo nijoro. Tuvuga niba nk'umwana w'umukobwa tuvuge nk'umwana ungana nk'uyu niba agiye gushaka yarahuye n'abagabo barenze 10 hari igihe uzabura icyo gihe utakora ngo unoze nk'uko za nzira yaciyemo nyinshi ugasanga byabaye ikibuga. ugasanga rero ntango nyinshi zirimo gutandukana. Niho hanini niho ubona cyane no kwiyemera. Mu ushobora kuza uri umusore ukiyemera ku mukobwa ufite umutungo gukira yaza agasanga waramubeshya. Ese umukobwa murinda mujya gushakana yakumva ngo ufite imitungo ngo kanyanga azanywe n'imitungo ngo yabazanywe n'urukundo. Ariko izo siyasa se ntabwo uzi ko zibaho. Ukamubeshya uti buriya kari akamodoka n'akanjye cyane akaba arashurudutse araje. Hariho n'umusore wirarira agatira n'ipantaro kandi atari niyi akaguheza utwo dufaranga yadukoreye akadutsemba uwo munsi umwe ari ukukwirariraho akatavuga agasore naka tinigira aha ngaha. Intare umwami w'ishyamba yagize gutya bazana umuhigo. Bazanye umuhigo bati nk'uko twicaye nk'aha ngaha. Intare iri nk'aho ari iti ngaho impyisi iti ngaho genda ubage utugabanye dusangire. Impyisi ikimara kubaga ibonye umwijima ihita irumira kare. Kandi umwijima ni urumva ni inyama y'umwami. Igira gutya intare turabona iriya mu karitasi intare yisimbuka ikubita urwara imena ijisho. Imena ijisho itigira iti Bakame genda wugabure hariya. Bakame irangije itera imirwi ireba ibinyama byiza ishyira imbere y'intare. Ishyize imbere y'intare intare izindi nyamaswa ariko Bakame niyo yakwigishije kugabura neza. Ati ni ruriya rujisho rwa warupyisi. Bamita shehe. Yes. Mwiriwe neza mwebwe mwese mukurikiranye The Trends 250. Reka nkomeze kukwifuriza kugira amahoro y'Imana. Ushobora kuba udukurikiranye ku rubuga rwacu rwa Instagram cyangwa hano kuri YouTube. Kuri YouTube nta kundi ni The Trends 250 ukibuka gukora subscribe. Ni inkunga ikomeye uduteye. Uyu munsi turacyari kumwe na Shehe mwakunze. Shehe amakuru. Ni meza. Umeze bon? Sawa. Nta kirapfa biracyameze neza. Bose ni fresh kabisa. Nese ko mbona nta kamorare wallahi.
kamorale karimo. shehe ako se uba gute shehe unanywa inzoga uri kuvuga ngo shehe nakubwiye ni titire ubundi njye nitwa Abudu. Abudu shehe. Abudu nese shehe gushaka kuryivanaho kandi ari irya shehe ni nakubwiye ko shehe ni umuntu w'umumenyi mwarimu. no uri mwarimu ntago ndiwe. none se ko ibyo bakwita shehe uwo gukubita shehe ni kwa kundi uhura n'umuntu nyine muba mudahuje akumva niryo zina rimubangukiye ako kanya bamwita shehe. ariko izina ryanjye ry'ubusiramu ni Abudu Jabari. Abudu Jabari. Jabari bisobanuye iki? Jabari ni uvuga ngo urumva ni Icyarabu. hari udustori wari utangiye kuntera. Abudu ni ukuvuga ngo uri umugaragu w'Imana, nicyo bisobanura. Abudu uba ugomba kuba uri umugaragu w'Imana. niko izina risobanura. nawe se uriwe ukorera Imana ubu cyane rwose. mbese abasiramu baratura, bajya bagira ibintu byo gutura mu rusengero, naho buriya haba harimo igiseke. Izaka naho buriya haba harimo igiseke cyane rwose. agize ngo ni iby'abarokore gusa, mugira isaha mukavuga uti ubu ngubu wagezeho umwanya wo gutura. cyangwa rimwe zakora urugendo shuri uzaze tujyane. waza ahubwo se waziziraho ukanyijyanira kwiga uburyo batora shahadu. shahadu uzagenda nyine niba ubishaka. ese shahadu bayigutoresha utaranamenya n'icyarabu, utaranamenya. urayitora no kugira ngo umenye gusenga ukiga. kuri aba basari ukagenda ukaza ukiga. nagize ngo utora shahadu ari uko birawe bimenye. oya ushobora kuza umunsi ukayitora noneho kugira ngo kuba wabijemo ubishaka ugakurikirana ukiga, ukajya ujya kwiga ukamenya Icyarabu. ese ni ukubera iki? ni ukubera iki Korani batayigize ngo bayishyire no mu zindi ndimi, ku buryo nyine abantu batazi Icyarabu bitazajya birinda kubasomera kugira iki? ariko byaroroshye, harimo ibitabo biri mu Kinyarwanda. ni ibitabo ariko ntabwo ari Korani se yanyu si buri gihe si biri mu ntuza. ni Icyarabu. njye nyine ahubwo se njye nakagize ngo buriya bakayifashe bakayishyira mu ndimi zose kugira ngo buri muntu ajye asoma ririya riba ari ijambo ry'Imana umuntu aba akwiye kumva bya buri munsi. nagize ngo bakabikoze nyine ku buryo umuntu azajya ahora arisoma kandi bikabyumva bitarindiriye umuntu ngo azamusobanurire. ariko se Korani hari ibitabo byo mu Kinyarwanda birimo tuvuge no mu Cyongereza so gusa nzibona ziri mu Cyongereza n'Igifaransa. uko ururimi wumva zose zirahari. Korani barayihinduye rwose. njye ndabona ibitabo byinshi birimo. wasanga ntabizi ibyo ni ubwa mbere nyibyumva. none se shehe wari umeze gute? ni sawa kabisa. amahoro y'Imana, ibintu biracyameze fresh neza cyane. umwaka wa 2025 wawutangiye gute? nawutangiye neza, ndi gufura kabisa. gufura? ndi furahi nishimye. uri furahi. wanyweye n'akantu se kabura se shehe? ntabwo kabura. nayo ndi kumwe n'abavandimwe. ni ibiki ibintu bibiri wumva byakubayeho byiza mu mwaka wa 2024 akana wa 2025 umwaka twasoje? ibintu bibiri byakubaye hari byiza kurusha ibindi. ibintu bibiri byambayeho byiza. icya mbere nabonye akazi. cya ni icya mbere ufite n'amafaranga. akazi rero kabonye nta kintu kiba kiruta ibyo ngibyo. n'amafaranga aba ari amafaranga ubundi. ubwo bivuze ute wabonye amafaranga? ntabwo ari menshi ariko sinamakeya kuko bamuhagije cyane. arya wazanye madamu? uri kumwe na madamu? ntabwo tubana. ntabwo uteganya kuzana undi se? ko idini ryanyu rinabibemerera? birabitwemera ariko bishaka kubanza uba ufite ubushobozi. nagize ngo buriya ni abantu bahura bagahuza ibyo bushobozi babishaka nyuma. urabanza ukitegura neza kuko ni ukuvuga ngo
inzira uba warahuyemo na mbere ntabwo uba ushaka kugira ngo uzongere uhure nayo bwa kabiri. Niba warahuye n'ibintu bibi ugomba gushaka ibyiza noneho imbere. Urushako rwa mbere rwabaye rubizi. Rwambaye rero. Mbwira nk'utuntu tubiri umugore yagukoreye ukumva biranze. Ni ukuguca inyuma. Uramufata se? Cyane. Mbwira nk'ukuntu nyine byagenze ku buryo cyangwa nawe wagendeye ku magambo y'abantu. Oya. Ibintu urabanza ukareba abantu bakakubwira ukabyumva nawe ukagukoresha nawe ukabyibonera imbona nkubona. Waranetse ubona neza n'abaturage nyine ukabyereka n'abantu. Urabibereka se cyane bo ahubwo babikubwiraga? Iyo umufashe ubwo nyine uhita ubyereka abantu bikagaragara nyine igihanga si iyo gifashwe. None se reka tuvugishe ukuri. Wowe wenda sinzi igihe wamufashe utaramuca inyuma habe na rimwe? Yewe se yanjye ntabwo nabikoze. Cyangwa nta mugabo ujya uca inyuma umugore, abagore nibo baca inyuma abagabo? Oya bose nta ikosa ntawe utarikora. Ugize ngo umwisilamu aba yemerewe harya si abagore bane? Oya ni ukubeshya. Aba ari umwe se? Ni umwe. Kugira ngo uzane abagore benshi no kuba ufite n'ubushobozi. Ariko idini ryo rirabyemera. Umwe ufite abagore babiri, umwe niba umuguriye igitenge cyiza n'undi kimugurire. Hamwe n'uhaha inyama bose uzibahahire. Ubwo nibwo uba wujuje inshingano zawe. Wabikoze neza ariko urabyemereye nyine ubwo kubagira. Ufite ubushobozi, ufite amafaranga. Wabyemerewe. Kandi watubwiye uti mu 2024 yadusigiye amafaranga. Amafaranga yasigiye nayo makeya nyine andinda ntago najya kwiba. Ayo mayo mba nakoreye nabashije kubona make muri ibi bihe turimo. Bamwita shehe. None se umwaka we wirangara? Kurangaye se? Ntago ndangara. Umwaka wa 2025 wawutangiye gute? Nawutangiye neza. Ikibazo utangiye ushima Imana cyane. Ahubwo udashimye Imana hari abandi baba bavuye mu mubiri ugasigara. Haba hari abantu benshi baba bavuye mu mubiri. Hari abantu batajya babyibuka. Urumva? Ugomba rero gushima cyane. Yatangiye umwaka we neza. Ariko hari udustori cyawe wari utangiye konera mu kanya. Ngo nimba ngo twabakame ngiri gukora iki? Ubona udustori bafite nitwisha. Nera makame. Gasekeje. Ni ukuvuga ngo wenda nkubwira ko kabakame intuza intare. Umwami w'ishyamba. Yagize gutya bazana umuhigo. Bazanye umuhigo bati nk'uko twicaye nk'aha ngaha. Intare iri nk'aho ari iti ngaho impyisi iti ngaho genda ubage utugabanye dusangire. Impyisi ikimara kubaga ibonye umwijima ihita iwumira. Kare. Kandi umwijima urumva ni inyama y'umwami. Igira gutya intare turabona uriya mu karitasi. Intare yisimbuka ikubita urwara imena ijisho. Imena ijisho itigira iti bakame genda wugabure hariya. Bakame irangije itera imirwi. Ireba ibinyama byiza ishyira imbere y'intare. Ishyize imbere y'intare izindi nyamaswa zitari ku bakame niyo bakwigishije kugabura neza. Ati ni ruriya rujisho rwaba rupyisi. Iyo rutaza kumeneka ntabwo nari kubimenya. Tubona ntabwo mureba se wongeye nigira nkabone nanjye byari kumeneka. Ubwo kumva nyine ko aho hantu yahise iharahurira ubwenge. Yite yabikora nka gutyo nayo bari kuyimena ijisho. Ariko yahise ireba ati nibeshya kidogo. Nanjye namera nka warupyisi. Ese kamubaza kuki muri iyi minsi turi guhora tubona ingo zisenyuka, abantu
bagashakana nk'imyaka ingahe bakahita batandukana, ubona ari iki kiri kubitera? Ni iki kinini kiri kubitera? ikintu kinini kiri kubitera Impamvu wavuga uti impamvu ikomeye iri gutuma abantu batandukana? hari ukuntu hari ukutanyurwa. Kutanyurwa gute? cyane cyane urabona amaradiyo y'ubu ngubu usigaye wumva ibintu asigaye yigisha. Twasore bashyiramo nijoro. tuvuga niba nk'umwana w'umukobwa, tuvuge nk'umwana ungana nk'uyu nguyu, niba agiye gushaka yarahuye n'abagabo barenze 10, hari igihe uzabura icyo gihe udakora ngo unoze nk'uko za nzira yaciyemo nyinshi, ugasanga byabaye ikibuga. ugasanga rero nta ngo nyinshi zirimo gutandukana. Niho hanini, niho ubona cyane cyane no kwiyemera. Ubu ushobora kuza uri umusore ukiyemera ku mukobwa, ufite umutungo gutya na gutya, yaza agasanga waramubeshya. Ese umukobwa murinda mujya gushakana yakumva ngo ufite imitungo, ngo kanya ngo azanywe n'imitungo, ngo yabazanywe n'urukundo. Ariko izo siyasa se ntabwo uzi ko zibaho. Ukamubeshya uti buriya kari akamodoka n'akanjye cyane, akaba arashurudutse araje. hariho n'umusore wiraje agatira n'ipantaro kandi atari niyi, akaguheza utwo dufaranga yadukoreye akadutemba uwo munsi umwe ari ukukwirariraho, agahita avuga ati agasore naka tiniga iri aha ngaha, agahita avuga ati niga iza ikangurira ka uyu nguyu ntabwo kumununga bizanamunanira cyane. Nyuma y'iminsi ingahe ukajya kumva noneho ngo hari n'abasigaye ngo bashakana, n'inzu ahubwo ugashiduka yagutaye no mu nzu, ahubwo ntabwo ubyumva se, akagutamo se akagenda byihuse. Yego, yagize ngo abagabo benshi baba bakunda kuvuga ko ngo abagore b'ubu ngubu akenshi usanga abagore b'ubu ngubu ngo bagorana, ngo araza akareba nk'akantu muri televiziyo akavuga uti sheri mu gitondo ngo riraka, kuko yakabonanye umuhanzi yinoye. Ubwo biterwa, tuvuge aho ngaho ni nk'abantu b'abanyamugi. Umuntu wo mu cyaro iyo televiziyo harimo n'utanayireba ntabwo baba bazi ibyo ari byo. Abinaha mu mujyi bo baba basobanutse, wagiye kuri YouTube we abasha kubibona, ko yabibona agahita atangira kurebana. naho se uwo mu cyaro yahurira he nayo? ni ukubyumva gutyo gusa nk'amateka. akoze uko ari byo, kandi akenshi abantu bakunze gutandukana ni no mu mujyi, ni n'abantu baba banasobanutse, ni baba bakunze gutandukana. abantu baciriritse. Ese ntabwo utekereza ko nk'umukobwa nka gutyo ashobora nko kuza akurikiye nk'amafaranga, uyu munsi ushobora kuba bimeze neza ejo bikanga, yabona byanze akavuga uti reka njye ntabwo nabana nawe, ntabwo nakomezanya nawe ukennye, kandi wenda yaraje mukize mumeze neza, akaza kubaho nk'agakrize mugakena, ibyo ni ibintu bisanzwe, ako ahubwo we kwihangana bikamunanira. Ibyo birashoboka cyane. Mwese niba wahaga mu cyumweru wahahaga inyama, kigashira ikindi kigatangira guhaha intoryi, wamenyereje kurya iyo nyama, ya buri munsi, urumva hari ikintu mwaba mukivugana, gitangiye gupunguka, bavuga ati ni ukubabona mugenda gusa mu mapantaro, kuko si ubwo ntabwo aba yarakurikiye amafaranga. harimo uzanye n'icyo agambiriye. Nese bano bumva batandukana yarakubonanye n'iyo mitungo kugira ngo ayikujyaho gatanye, akahita avuga ati gatanye tupasu. uretse ko leta yarebye kure, ubu ngubu numvise ngo ntabwo bizongera kubaho, ngo noneho ngo basigaye bashyizemo ingingo barazinogeje cyane, ngo bisigaye ngo biba ari ukuba ngo mumaranye nk'imyaka 5. ase sheka nkubaze, banogeje iki? Nk'ubu waba uzi ko ugiye gushakana nk'umukobwa, yaba azi ko agiye gushakana n'igikire gifite nka etaje n'amamodoka nk'angahe, kwihanganira imyaka 5 bikamunanira?
ntabwo byamunanira bikanga ntabwo byakaga aha ariko ko biri mbere wabonaga bafitemo ubutaperwa nawe ntabwo bizongera mbere ho byari bikabije ntabwo iyo turufu bazongera kuyirisha aha nyamara akamubwira wewe wenda mbere ho byari bikabije ugasanga umuntu nta n'umwaka muramarana ukajya kumva ngo pasu pasu agahita akujyana mu ariko reka nkurahire umukobwa wabonye ikigabo cy'igikire agishakaho amafaranga imyaka 5 n'icumi yayimara 5 gusa se ko n'icumi ahubwo yayimara nta kibazo afite avuga uti nyuma y'iyo 10 gatanya ubundi ingo zubakwa n'Imana z'amahirwe barubaka rugakomera ariko munsi mu Rwanda bikunze kubaho cyane nyinshi usiziramo gatanya nako ingo ingo ugiye kureba nka 30% nizo ziranye 30 se ahubwo zizo zirimo ni nk'10%. Iyo baravuga ngo zirazishya bwacya zikazima kandi ibyo ntibyabura ariko ibyo byabaga kera kera se ko uwo mugore yabaga zikatakahukana ubu ngubu ukaba bizi ko nimutandukana ari pasu pasu n'abagabo nibo bahukana hari n'igihe umugabo yifata akakureba akavuga ati mukubita urushyi bamfunga imyaka ingahe kigendera uraberekana kigendera ntabwo bimeze nka mbere cyane umugore yagutesha umutwe kugeza aho mukubita umugore nigeze wakubita umugore nyine mbwira yagera aho wivamo urushyi ukarumutsibura pe ukuri kigiye gukora ku mugore ni haramu wabizira ntabwo bagukubita bakakwiza bibaho yaziye ntabwo wabibona ariko se buriya bintu ubona atari byo byiza cyangwa wumva umugabo ari uwatashye akavuga ati we oya ntabwo ari byo gusa n'inka ntizigikubitwa gukubita umuntu umubaze tuvuge nk'ubugeze tugaserera nko mu rugo ntabwo nakubisa nkigenda nkagaruka umujinya washize ukagenda cyangwa ahubwo wakagenda oya tuvuge ubu se turi 10:00 gusa niba wasereye n'umuhera nka 6:00 uwigendeye ukaba urimo wibugenza mu buryo niba washize niba byarangiye ngeze ngo ahubwo ntabwo buri wese gukubita ntabwo ari wo muti w'ikibazo biba bisaba kwicara mukanaganira mukumvikana uraburya ugavuga ngo urubikoshwa n'urundi ugumye aho ngaho hafi nabwo wumva kwa kuri wumva n'abantu banicana ukurikije uko umujinya uba umeze byakubyarira ibintu bibi kandi utari wanategura barabashe impamvu abagore babikundira ni ukubera muzi no gutera imitoma hari ikindi kigabo abadatera imitoma se ni bande nibwo ntimuyitera aya kanuwe numva sheha kazera ubundi cyane n'ukuntu muvuga ngo abasilamu ngo barongora abagore benshi baba babeshyera none abakirisitu so bo ntibabarongora nyine baba babeshyera mbwira ati baba babeshyera dore ikintu mwebwe ni kwa kundi utunga umuntu urutoki nawe zigasigara zigushinja nabuze n'uwo musilamu we yenda niyo yashobora no kubarongora ku mugaragaro ariko mwebwe mugenda mwihisha nicyo kibi cy'abarokore n'abakirisitu bandi ukavuga ngo abasilamu ngo bagira abagore benshi kandi nawe niba ukunda kwitegereza neza nta mugabo wapfa kubona utunga umugore umwe biba byaranze uko niyo mpamvu mwebwe mugenda mwihisha niba nabo basiramu babishyira ku mugaragaro akavuga ati ndambuzanye babiri ukabona ko abafite ariko mwebwe murihisha kandi ntabwo namwe murabikora twese ako ntabwo gari bose
noneho nambe n'abisilamu ni babishyira ku 90% ku mugaragaro ijana nta mugabo ntabwo bishoboka. noneho nambe nabo nambe n'abishyira ku mugaragaro bikarangira Ariko bigaciye byagaciye mwebwe muba mufite uburyarya bwo kubeshya, kandi si mu Rwanda honyine ngiye kubera ko nabaye no hanze. wabaye mu kihe gihugu niba atari ibanga? Tanzania. Abagabo bose ni bamwe urumva, n'abagore nabo ubwo nyine bose ni ukuvuga ngo ikintu bitirana nta muntu utakigira ntibazakubeshya. ni bose 90% baraba barifite. bamwita shehe ndabona n'amasaha yakuze, reka nkusezere witahire. Sawa, tutaongea. Mwita shehe, twari kumwe na shehe. Reka mukomeze kugira ibihe byiza. Wowe ukurikiye The Trends 250, ibuka gukora subscribe kandi ujye no kuri page yacu ya Instagram ugire ukande follow. Shehe, niki naye magambo abiri uri gusezera abantu wasiga ubabwiye? Abantu ikintu nabifuriza n'iki kiganiro cyacu niba bagikunze bazajya badutera inkunga cyo kukireba kandi bakadusabira n'imigisha kikazakomera kikaguka. Amen. Barata shehe, nta kibazo. Murakoze cyane. Amahoro ku Mana.